kuri abo bihagaze bite kwabo barabizi kwanza cyane ko ngewe ntari na hagati y'iki ndi hagati yabo mu biki bari mu byabo ndi mu byanjye binesha umutwe nabo babaje mu byabo bira rero bya byuriya wiyitiriranye na wajari katari nawe kameraman mfasha mwana mfasha kameraman ngwino mfashe mwana bro iki ni inkoni mwana ndekura ni inkoni imeze itese imeze inkoni kameraman ngwino mfashe mwana inkoni imeze itenye sa kameraman wambara ukaza ukamfasha mwana werekera telepiyeko kamera kuri telepiyeko zumfashe man waje man bro sadu waje ukamfasha man ibintu bimbaho none sadu iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes reka nongera ngwikazo dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumana nyacyo Rwanda Rwanda rwakazamura igishiro cy'abo Rwanda bagasika mutondo saa 7 bwa saa matera gaceke cyagasambi ubundi wicare kuri Manzi Innocent TV rebere byinshi byiza twakwa umwaka tutangiranye imbaraga nyinshi kandi dufite mu kazi keje tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'umutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyango usaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mande zitandukanye z'isi yose reka nangire nshimira umuntu ugifata umwanya akanyandikira muri comment akambwira ngo iki cyanyuze cyangwa se n'icyanyuze akambwira ngo nyashya ongera ibingibi cyangwa se gabanya ibingibi mwino minsi nicariye Kigali cyushye nkuko muri kubibona ariko byose hamwe no gusenga Imana iraza kubincishamo nemye bujyanje nkunda kubwira abantu ngo Imana inyuza kugira neza kwayo mu maso y'abanzi bawe mvugira ngo amena ahantu uri hose babivuze nawe bimeze biti sawa ni sawa biragenda neza umeze fresh wambaga kote kesa ni Imana ibintu bizagenda biza harumanze haririmbye ngo bizagenda biza amakuru se sawa shaduherukana ku rukiko derukana ku rukiko ni rero ntago ari cyo gero cyonyine tugomba no kongera gusubirana tukaganira nari nabikusezeranyije nawe ati ninakubona wenda nzabone nde Innocent tuganire turebe ku bya bira bintu kontu bimeze bite mu rugo byifashe bite rugo ni sawa rero yego turakomeye burya iyo umuntu agihumeka yego ashima Imana kugira amayibuka ndemera basi nk'abandi bose ntago bibaho nuko nyene ni ibisanzwe nta kundi nyine umuntu biza byose umuntu abagomba kubyakira uko biri kose biza byose ugomba kubyakira umwana nawe ameze neza na Jari kameze neza ntari bose baraho bameze neza ibyo ndiye nibyo barya twumbayeho nabo niko baba bagomba kubaho none se babaho uko ntabayeho ntabwo bishoboka nuko rero nuko nguko ibintu bimeze sasa rero mama Jari ke baba mutaye hari wirebera n'amaso yawe nje cyane rwose abamutayemo ibintu byagenze neza Imana yarahabaye abamukatiye 15 ngo bamazemo nk'amajoro nka3 wenda abamunazemo nyine nuko bigomba kujya erega guhemuka buriya iyo uhemutse haba hari urugo buri kutsa nk'uganamo buri gusatira ubwo rero umva bigomba kubaho nyine uko byagenda kose yabigomba kubaho yakukora nabi urabizira wakora neza ukabishimirwa nuko rero biba bimeze agomba kubizira wowe mwebwe cyangwa se wireka mubazi we turi kumwe aka kanya
amakuru ki mwagiye mwumva nyuma y'aho bamufungiye mu baturanyi muri famiye zombi bagiye bavuye amakuru ki nyine bimeze bite mukomeza utuhagaze ute nyuma y'aho bafungiye so nge rero ntago njye niruka mu bintu byo hirya no hino gendera mu nzira yanjye gusa niturije ntago njya niruka mu bintu hirya no hino ubwo rero ntago namenya ngo amakuru yabo bihagaze bite kwabo barabizi kwanza cyane ko ngewe ntari na hagati ndi hagati yabo mu biki bari mu byabo ndi mu byanjye binesha umutwe nabo babajye mu byabo bira rero byuriya wiyitiriranye na wajari katari nawe biri muri leta niyo birimo urumva rero n'icyaba cyose ni leta ibirimo urumva rero ngewe aho rwose ho nahakuye ikirenge uriya se mama Jarike wa nyawe we ari gutangaza iki nyuma yaho yumviye ko wari ugiye kumutwarira umwana cyangwa se umuntu wabeshyaga ko umwana ari uwe bamufungiye mwaramumenyesheje amakuru byose so amakuru agomba kuba yaje arayazi 100% kubera ko kugira ngo binabe confirme rega burya leta abagenzacyaha n'abagenzacyaha n'abakibyi b'ibyaha bagomba gushakisha amakuru ashoboka yose kugira ngo bamenye umuntu runaka ni muntu ki yashaka iki bimeze bite rero muri aya makuru batohoje bafashemo n'amakuru ya nyina wa Jarike wa nyawe bafatamo amakuru ye rero nicyo cyanabaye ishingiro ryo kuba banamukatira iyo myaka yose rero riya nawe uko biri kose ari gutegura kuza mu Rwanda gufata umwana we kandi kumufata nawe ntago agomba kuza nk'uko yaje ahubwo kumufata uriya we azagenda ajye muri leta aho umwana yanditse bamumuhe atanga ibyangombwa ko ari nyina asobanura n'impamvu yamusize ibintu bigiye bitandukanye bamusaba bitange byose cyane ko bavuze ko abifite abitange umwana we bamumuhe amujyana birangire nuko gahunda zimeze famiye y'ura mugore mwarambwiye ngo yahize ibintu byinshi ari byiza mu rukiko bagenda bavuga bati gutya na gutya kugeza amagingo aya ngaya bo amagambo yabo ntago yari yagira ikintu yakwita ku muryango wanyu cyangwa aho ntibakivuga ku muryango wacu rero ibyo bavuga byose ntacyo byo twe byatwafekta nta nicyo byadukoraho kubera ko ibyo bavuga byose ni ibyabo kwanza nibo bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka hari n'abafite uburenganzira rero bwo kubahanira ibyo bavuga rero ubwo rero burya iyo uvuze umuntu ntagusubize ni wowe uba uri kwikina muri make rero ubwo ni akazi kabo nibavuge ibyo bavuga byose byanyafekta iki se ntacyo uwo mama wa Jarike wa nyawe nta gihe runaka ari kubaha cyo kuba yaza gufata umwana we uri kuvuga kure mu bitekerezo ni kubaza ngo mama wa Jarike wa nyawe nta gihe arabaha cyo kuba yazaza gufata umwana wiwe byanyawe uri kuvuga ni kubaza ngo none se kubaza ngo wara udasinzira ariko ya musize utuntu turi kunjombagura se kandi uri kuvuga ngo iki kubaza ngo mama wa Jarike uri aho mu Buganda nta gihe yaguhaye cyangwa se yabahaye ashobora kuza gufatiraho Jarike gufatiraho Jarike kumufata mu rugo iwawe bise bigenze bite fata mikrofone tuga kameraman mfasha mwana mfasha kameraman ngwino mfashe mwana bro iki ni inkoni mwana ndekura ni inkoni imeze itese imeze ni inkoni kameraman ngwino mfashe mwana inkoni imeze itenye ni inkoni ndekura ari inkoni imeze ite kugibona iri hasi dore ngi iki ndekura ni nta nkoni ntayo inkoni iri hasi ubona hano uretse ari ibintu biri hehe nyine kameraman wamfashije bro iyi ni inkoni inkoni imeze itese kandi ko numva utangiye kuyambura ibintu inkoni
utangiye ibiki mwana Sadu tangiye Sadu ibi ni ibiki bibana no mwabana mwe mumbane mubwire ibintu bayahanga kamera mawambaro kazu kamfasha mwana werekera telepiyeko kamera kuri telepiyeko zumfashe man waje man bro Sadu waje kamfasha man nosi ibintu bimbaho none Sadu nosi uri kujya he mwana mana yanjye Sadu uri kujya he kameraman bari uzumfashe mwana Sadu ugiye he mwabana none ndamenya ari ibi Sadu wambara ugahagarara mwana none ibintu ndamenya ari ibiki mwabana wambara ugahagarara bro umutse wakaganje ukamufasha mwana arasaze bro mana yanjye none ibintu ni ibiki umva mwana wakihanganye mwana ugahagarara fasha mwana fasha bro mwana wakaje mumfasha bro nose ibi ni ibiki reba hano uri wambaye ubusa mwana nagusatura umutwe oya ndeka mwana nagusatura umutwe oya ibyo ndabyumva reka tugendemo wari warya ntago ndayirya ni inkoni shamani fasha tugere tuyo ambara basi nagusabye oya mbara basi nagusabye nose ni ibiki bikubaye ni ibiki bikubaye mbwira kabiri mbwira ni ibiki bikubaye mwana umva bro wahagaze mwana mani wahagaze bro shimwa mumfashije koko wahagaze mwana ndamenya ari ibiki koko kameraman wakose kazuka mumfasha mwana mani wamufashije bro ndagusabye basi mumfashe umva mani Sadu wambabare basi ukaba mu muhanda wambaye gusa wambabare mwana wambabare ukava mu muhanda wambaye gusa bro kameraman wowe uriyo hirya uriturije ntabwo wazi ukafasha uno muntu mana yanjye se ndamenya aregeye mana yanjye none ibintu bimbaho none ndamenya ari ibiki koko mwabantu mwe najya nivugishwa keshi ngo nicariye amasiga ashyushye ubu ntahinguka mu maso ya Innocent mumbare mujye mubwiza ukuri ubu ndamuhinguka mu maso ni koko umuntu nimubonye ko ni ibintu bigenze tuba turi gukora ikiganiro barasaza arirukanse mu muhanda ubu ndakora iki koko mana yanjye ngeze hano simenya ahantu arengeye mana yanjye ko bavuga ubu none ibintu kubona umuntu w'umugabo agiye mu muhanda yambaye ubusa koko umuntu w'umugabo mwabantu mwe none sinzi icyo ndibuvuge sinzi icyo ndibukore gusa nyine nta kundi ubu ngubu ni ukumuhiga tukamushakisha aho nzamubonera muzamubona mu nsengere pe